Imyigishirize iriho ubu ngubu ni iy'ubuyobe. Ntabwo wowe uzahamagara umuntu ngo naze ngo Kristo amuhe umugisha nutamusobanurira uwo mugisha uwo ari wo. Araza azi ko ari umugisha w'amafaranga. Amafaranga barayakorera. Ntabwo uwo muntu nutamusobanurira azaza nyine ari cyo ahanze amaso. Ariko umuntu namenya ko umugisha wa mbere ari ubugingo. Umugisha wa mbere ari uguhabwa umutima w'imbabazi. Umugisha wa mbere ari uguhabwa umutima wo kubabarira. Umugisha wa mbere naza azi neza ko ari uwo kuba azabana neza n'abantu mu mahoro, hazaza bake. Kuko abantu benshi ntibifuza kubana n'abantu amahoro. Nubwira umuntu ko naza kwa Yesu, umugisha wa mbere ari uguhabwa umutima muzima wo kutagambana, wo kutaba umurozi, wo kutica. Hazaza bakeya. Ariko abo bakeya nibo Kristo ashaka. Uyu munsi rero niba uri umushumba cyangwa uri umuhanuzi, ugakomeza kubwira abantu ngo nibaze kugira ngo babone ibi, baze kugira ngo batunge amazu, baze kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kujya gutura mu bihugu byo hanze, bazaza ari benshi, ariko igihe kizagera Imana izakubaza abo bantu. Kuko icyo Imana yadutumye ni ukugenda kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariko abo bakeya nibo Kristo ashaka. Uyu munsi rero niba uri umushumba cyangwa uri umuhanuzi, ugakomeza kubwira abantu ngo nibaze kugira ngo babone ibi, baze kugira ngo batunge amazu, baze kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kujya gutura mu bihugu byo hanze, bazaza ari benshi, ariko igihe kizagera Imana izakubaza abo bantu. Kuko icyo Imana yadutumye ni ukugenda kubwiriza ubutumwa bwiza. Abemera tukabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, bagahabwa kuba icyaremwe gishya. Uyu munsi rero baratuyobya. Kuko uzasanga waratangiye gusenga, ubwirwa izo nyigisho z'uko uzabona ibi, usanga imyaka ibaye myinshi nta n'ibyo wabonye. Nawe rero uziha igisubizo. Ngiye numva rero abantu bakwiye guhindura inyigisho zabo, bakigisha iby'ubwami bw'Imana, bakareka kwigisha ibintu bidahwanye n'ubwami bw'Imana. Kuko abantu benshi bajya bava mu by'Imana, bavamo kubera ko ibyo babasezeranije batabibonye. Imana yiravuga kandi yavuga igasohoza. Birashoboka ko ushobora kuza kubwo gushaka ubuntu bw'Imana, ejo Imana ikakubwira ngo mwana wanjye, ukayigiriraho umugisha, nguhaye amafaranga, gacya kuko ukabona igitangaza cy'amafaranga. Ibyo bitangaza nabyo Imana irabifite. Ariko ntabwo tuzabwiriza abantu ibitangaza, ahubwo tuzababwiriza iby'ubwami bw'Imana kugira ngo baronke Kristo. Naho nubabwiriza iby'ibitangaza, bazaza ari byo bahanze amaso, kandi nibatabibona bazagenda. Niho ujya kumva umuntu ngo imyaka namaze nsenga ntacyo nabonye mbivuyemo. Imyaka namaze nsenga urugo ruranze rurasenyutse. Imyaka namaze nsenga ndanje mfuye ndi umukene. Imyaka namaze nsenga ibyanjye biranze birakwamye. Wajye kukabona aragiye kubera iki? Yigishijwe nabi, abwirizwa nabi. Abo rero ubugingo bwabo buzabazwa ababigishije, kuko babigishije bitandukanye n'iby'Imana yatumye kugira ngo abantu bigishe. Uzacunge uzasanga abantu benshi babwiriza ubutumwa bwiza mu nsengero, kandi ubutumwa bwiza bukwiriye kuvugirwa aho ibyaha bikorerwa. Abavuga butumwa bagakwiye kujya ahantu hakorerwa ibyaha, ahantu habera imirimo itari myiza itanezeza Imana, akaba ariho bavugira. Bakajya mu tubare, bakajya aho indaya zitegera, bakajya aho abagome n'abagambanyi bari, akaba ariho bavugira ubutumwa bwiza. Kuko ubwo butumwa bwiza ababukeneye nyine n'abakora ibitandukanye n'iby'ubutumwa bwiza, akaba ariho bajya kubwiririza. Ariko uyu munsi niyo ugerageje gusohoka mu idini ukajya kubwiriza aho ibyaha bikorerwa, baraguca, baraguhana, baragutenga, bagushyira inyuma y'itorero, baguha igihe cyo kwiga. Kandi ahubwo bagakwiye kuba ari wowe bagira umushumba, kuko ni wowe ujya kubwiriza aho Kristo ashaka. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare.
Imana ishimwe cyane. amen. Turakwakiriye rero, mbere yuko twakira reka ubanze usenge ubundi dukomeze. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ku bw'ubuntu bwawe n'ubutware, nyemerera ubane natwe muri ibi biganiro kandi udushyigikire kuko uri uwera mu izina rya Yesu, amen. Yesu aguha umugisha. Hari ikintu nshaka kukubaza, izi mbaraga wowe urumva uzikura he? Ko ndi kubona abantu benshi bari kugenda bacika intege. Hari n'umuntu wavuze ngo nababwiye iby'Imana mwanga kubyumva, ntangira kubona ari kwivugira ibindi bintu bitandukanye n'iby'Imana kandi twari tumuzi nk'umukozi w'Imana. Izi mbaraga uri kuzikura he zo kuvugira Imana muri ibi bihe bitoroshye, zo kuvugira Imana muri ibi bihe mbona benshi intwaro bayirambitse hasi, ugasanga mu by'ukuri ntago bakivuga Imana uko bikwiriye? Wowe uzikura hehe? Umuhanga yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ubundi iyi Imana yaguhamagaye iragufata ikanagukomeza. Urabona ko Yesu arimo ajabuka inyanja agendera hejuru y'amazi. Petero aramubwira ati ariko nanjye naza. Aramubwira ati we nugira ukwizera uraza. Noneho ngo ageze hagati, kuko yarakandagiye hejuru y'amazi birakunda, ageze hagati ubwoba buramufata, bumufashe yubika amaso. Ngo acyubika amaso aradogera, ariko akidogera Kristo ahita amufata ukuboko, aramuzamura, ariko amumenyesha ko afite kwizera guke. Iyo umaze kwizera ko umwami ukorera ari umunyembaraga cyangwa se ko umukorera kubw'umuhamagaro yagushyizemo kandi kagufite n'igihembo azaguhemba, wamurekura ujya hehe? Abenshi bafashwe n'ubujiji, baterwa ubwoba na Satani, barekura umusaraba. Niyo mpamvu ubona benshi nyine bagenda bagira gutya bakavuga bati twavuze iby'Imana ntibyatugirira umumaro. Ariko se koko ntibyabagiriye umumaro? Nibitonda neza barareba bagasanga, bagakwiye kureba bazasanga igihe bavugiraga Imana n'ubu ngubu batari kuvugira Imana hari itandukaniro rikomeye. Mu by'ukuri Imana irahemba kandi no kuyikorera nyine si igihombo. Nge rero kuba uyu munsi nkivuga nti ndacyakomeje umusaraba, nibyo ndawukomeje, ariko nta n'ikizawunyembura. Ni ukwizera ko Kristo akiri kumwe nanjye kandi atageta agaciro kuri njye. Kenshi nyine uri gusanga mu myaka yashize umukozi w'Imana nyine umukozi w'Imana yagaragaraga nyine nk'umukozi w'Imana kandi akubahwa n'abantu. Ariko uri gusanga aho uvuze ngo uri umukozi w'Imana, nawe naho ukandagiye kuvuga ngo uri umukozi w'Imana, uri gusanga biri kukugora. Kubera iki? Kubera ibijyanye n'iby'iki gihe umuntu ntagihe umukozi w'Imana agaciro. Abantu nyine bamaze gutakariza icyizere abakozi b'Imana babasengeraga, abakozi b'Imana bababwiraga uko Imana ivuze. Uri gusanga bararangije kubatakariza icyizere. Ubona ari iyihe mpamvu ibitera? Impamvu babatakarije icyizere, hari igihe bajya bavuga ngo umukobwa umwe agatukisha bose. Ni ukuvuga ngo abenshi bari baramenyekanye, bagize ikigero bageraho cyo kumenyekana nk'abakozi b'Imana, ariko barangije bwa bwamamare bwabo babukoresha nabi. Ntibakomeza ya nzira bari barimo yo kwamamaza ubwami bw'Imana. Barangije baporofitiramo muri ubwo bwamamare, babikoramo ubucuruzi cyangwa se bariyamamaza bo ubwabo. Kuko uyu munsi ikigora no kugira ngo bamenyekane public, abantu benshi babamenye. Iyo rero bamaze kubamenya, bwa bwamamare bwabo ntabwo babukoresha mu nyungu z'uwatumye bamamara, ahubwo babukoresha mu nyungu zabo bwite. Niyo mpamvu zabona benshi uyu munsi bamaze kurekura umusaraba, ariko ujya kumva ngo umuntu ni umuririmbyi, ukabona umuhanzi ukomeye, wajya kureba ugasanga yazamukiye muri korari runaka, wajya kureba ugasanga yazamukiye mu idini runaka. Ni ukuvuga ngo bwa bwamamare yahawe na ya mavuta yo gusenga,
akabukoresha mu nyungu ze bwite akirengagiza uwamuhaye kwamamara. Niyo mpamvu rero abakiri muri iyo nzira baravuga bati se uyu tumwizere we ntazamera nka runaka. Runaka na runaka bageze aho babivamo. Ati baranakubwira ngo nawe genda shanga ngo ubundi ngejo ngo tuzareba. Ngejo nawe uzamera nka runaka, ngo runaka se ni kwaruko. Bakagutega iminsi kubera ko babona ko hari abakubanjirije bamaze kugira gute kubivamo ndetse banabica amazi. Buriya ntubona ikintu kijya kimbabaza kurenza ikindi, umurimo w'Imana nta mupagane wawusenya. Umurimo w'Imana nta muntu w'umunyembaraga nke wawusenya. Abasenya ubutayu ni ababusengeyemo, abasenya ibyumba by'amasengesho ni ababibayemo. Ntabwo rero umuntu ashobora gusenya umurimo w'Imana atarigeze amenya inyungu ziri mu gukora umurimo w'Imana. Akenshi abawurwanya ni abigeze kuwukora, bakaba bazi ko iyo umuntu yasenze cyane ashobora kwakira imbaraga z'Imana, ashobora kwakira kwizera, ashobora kubona ibi n'ibi. Yareze akavuga ngo reka noneho uyu murimo nkurwanye nkusenye kugira ngo ejo hatazagira abagera kuri ibi. Abasenya umurimo w'Imana rero nuko abazi inyungu zawo, nuko abazi naho ugeze abantu. Imana ibababarire. Imana nyine ibababarira, ariko nanone twavuga ngo babisenya kubera ko bari mu gihe. Hari igihe kizagera ntushobore gusenya umurimo, ntushobore kurwanya abasenga. Tumaze igihe twumva inyigisho nyinshi, nzi ko inyigisho za kera, nge nibanda ku bya kera kuko n'umuririmbyi yaravuze ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite nitwifuza undi murengezi. Njyewe ndebera ku bya kera, hari inyigisho twigishwaga zatubwiraga kwihana ibyaha, inyigisho twigishwaga zatubwiraga nyine kwizera, ariko inyigisho ziriho ubu ngubu mu by'ukuri ni inyigisho bivuga ngo nta tandukaniro ry'umupagani ndetse n'umukristo. Nyine ube wasambanye bo wagira uzutenge, hari ibintu ntasobanukirwa bitewe n'inyigisho zirimo ziratambuka. Uzumva bakubwira ngo ngwino kwa Yesu wagira neza, ngwino kwa Yesu urabona amafaranga, ngwino kwa Yesu aragukiza inyatsi, ngwino kwa Yesu urumva mu by'ukuri nta n'utwo wari ufite akubwire ngo dutange nibwo Imana iraguha amafaranga. Ukibaza se Imana uko yakoraga kera, ese ubu noneho ubu ngubu ko mbona atari kuri gukora, ese ubu ngubu Imana irakenye ko ibwira abantu ngo mwakora ibya mutabikora nta kibazo, icyo nshaka ni amafaranga, icyo nshaka ni ukukora iki ngiki. Dore ibintu aho byapfiriye. Umuntu araba ari mu rusengero akambara mini akabunuza. Umuntu araba ari umuhanuzi akambara mini akabunuza. Inzara agatereka, imisatsi agasiga akadefuriza. None wajya ukabona na wa wundi ubyina mu tubare nawe niko ameze. Bazabamenyera hese ku mbuto zabo. None se ubwo urumva imbuto zawe zihwanye n'izo wemera, n'izo wizera, n'izo umukristo. Nimba uyu munsi umuntu ashobora kugira imbuto zisa n'iz'abapagani, ntabwo uwo muntu wavuga ngo ni umukristo. Ntiwambwiye ko bageraho bakavuga ngo byose ni kimwe, sibyo? None se ni hehe wabonye aho umuntu aba ari umuhanuzi akabanywa inzoga? Ntaho nyine. Ariko uyu munsi umuntu aranywa inzoga ntago byagakwiriye. Hari n'abo batumira akavuga ngo reka manze nshyiremo agakoni. Niyo mpamvu nanjye nyine ndi kwibaza ngo imyigishirize abantu bariho tuzabwirwa n'iki nyine, nimba ese Imana yarahunze? Ntago ntekereza ko ari Imana ibakoresha. Iyi myigishirize iriho ubu ngubu ni iy'ubuyobe. Ntabwo wowe uzahamagara umuntu ngo naze ngo Kristo amuhe umugisha nutamusobanurira uwo mugisha uwo ari wo. Araza azi ko ari umugisha w'amafaranga. Amafaranga barayakorera. Ntabwo uwo muntu nutamusobanurira azaza nyine ari cyo ahanze amaso. Ariko umuntu namenya ko umugisha wa mbere ari ubugingo,
umugisha wa mbere ari uguhabwa umutima w'imbabazi, umugisha wa mbere ari uguhabwa umutima wo kubabarira, umugisha wa mbere naza azi neza ko ari uwo kuba azabana neza n'abantu mu mahoro, hazaza bake kuko abantu benshi ntibifuza kubana n'abantu amahoro. Nubwira umuntu uko naza kwa Yesu, umugisha wa mbere ari uguhabwa umutima muzima wo kutagambana, wo kutaba umurozi, wo kutica, hazaza bakeya, ariko abo bakeya nibo Kristo ashaka. Uyu munsi rero niba uri umushumba cyangwa uri umuhanuzi ugakomeza kubwira abantu ngo nibaze kugira ngo babone ibi, baze kugira ngo batunge amazu, baze kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo kujya gutura mu bihugu byo hanze, bazaza ari benshi, ariko igihe kizagera Imana izakubaza abo bantu. Kuko icyo Imana yadutumye ni ukugenda kubwiriza ubutumwa bwiza, abemera tukabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, bagahabwa kuba icyaremwe gishya. Uyu munsi rero baratuyobya, kuko uzasanga waratangiye gusenga ubwirwa izo nyigisho z'uko uzabona ibi, usanga imyaka ibaye myinshi nta n'ibyo wabonye. Nawe rero uziha igisubizo. Ngiye numva rero abantu bakwiye guhindura inyigisho zabo, bakigisha iby'ubwami bw'Imana, bakareka kwigisha ibintu bidahwanye n'ubwami bw'Imana. Kuko abantu benshi bajya bava mu by'Imana bavamo kubera ko ibyo babasezeranije batabibonye. Imana yiravuga kandi yavuga igasohoza. Birashoboka ko ushobora kuza kubwo gushaka ubuntu bw'Imana, ejo Imana ikakubwira ngo mwana wanjye, ukayigiriraho umugisha, nguhaye amafaranga, gacya kuko ukabona igitangaza cy'amafaranga. Ibyo bitangaza nabyo Imana irabifite, ariko ntabwo tuzabwiriza abantu ibitangaza, ahubwo tuzababwiriza iby'ubwami bw'Imana kugira ngo baronke Kristo. Naho nubabwiriza iby'ibitangaza bazaza ari byo bahanze amaso, kandi nibatabibona bazagenda. Niho njya kumva umuntu ngo imyaka namaze nsenga ntacyo nabonye mbivuyemo, imyaka namaze nsenga urugo ruranze rurasenyutse, imyaka namaze nsenga ndanje mfuye ndi umukene, imyaka namaze nsenga ibyanjye biranze birakwamye. Wajye kukabona aragiye kubera iki? Yigishijwe nabi, abwirizwa nabi. Abo rero ubugingo bwabo buzabazwa ababigishije, kuko babigishije ibitandukanye n'iby'Imana yatumye kugira ngo abantu bigishe. Uzacunge uzasanga abantu benshi babwiriza ubutumwa bwiza mu nsengero, kandi ubutumwa bwiza bukwiriye kuvugirwa aho ibyaha bikorerwa. Abavuga butumwa bagakwiye kujya ahantu hakorerwa ibyaha, ahantu habera imirimo itari myiza itanezeza Imana, akaba ariho bavugira. Bakajya mu tubare, bakajya aho indaya zitegera, bakajya aho abagome n'abagambanyi bari, akaba ariho bavugira ubutumwa bwiza. Kuko ubwo butumwa bwiza ababukeneye nyine n'abakora ibitandukanye n'iby'ubutumwa bwiza, akaba ariho bajya kubwiririza. Ariko uyu munsi niyo ugerageje gusohoka mu idini ukajya kubwiriza aho ibyaha bikorerwa, baraguca, baraguhana, baragutenga, bagushyira inyuma y'itorero, baguha igihe cyo kwiga. Kandi ahubwo bagakwiye kuba ari wowe bagira umushumba, kuko ni wowe ujya kubwiriza aho Kristo ashaka. Niyo mpamvu rero uzasanga kubivangura biragoranye, kuko ibintu byamaze gucangana. N'abafite umurimo n'abafite amatorero bahagarariye cyangwa amadini, nabo ubwabo ntibazi kurongora neza izo ntama. Yesu yarabatumaga, yatumye 12, atuma 30, atuma 60, sibyo? Yesu yafataga ibyiciro akabatuma, nimugende mubwiriza abanaba, mugende mubwirize. Aho bageze bakahashinga umurimo bakikomereza. Ariko uyu munsi aho kubasanga ahubwo barabahamagara, arajya kuri radio akabwiriza ati nimuze hana, muhamagare kuri iyi nimero, mugire mutya. Ese inyungu za Kristo twamaze kuzihindura izacu. Niyo mpamvu rero ubona iyi saha abakozi b'Imana benshi bataye agaciro, kandi koko agaciro bari bafite ni Kristo, ariko Kristo bamaze kumurekura. Iyo urekuye Kristo ubutakaje agaciro, iyo urekuye umusaraba ubutakaje ubuzima, iyo urekuye Umwuka Wera ubutakaje ubugingo. Nibyo rero reka Satani noneho agosore benshi, abahindure nk'umusiki w'ingano, kuko byarasezerana, ni ibyanditswe n'amasezerano ari gusohora.
ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye ubwoba, aho nyine urumva nimba Imana yarashyizeho abakozi b'Imana kugira ngo baheke abafite intege nkeya, ukaba usanga ahubwo n'intege nkeya bari bafite ahubwo ziriyongereye kubera nyine ko ntawe bafite ubaheka muzima. Ni ikibazo ngewe urumva niyo mpamvu natangiye nkubaza iki kintu, kuko ibintu birimo birakorwa n'abakozi b'Imana biteye ubwoba. Urahamagara umukozi w'Imana ati nsengera, akakubwira ati ikibazo ufite ikihe kibazo, ukakimubwira nimba ari uburwayi, akakubwira ati rero banza ukanda akanyenyeri. Ese wowe wemeranwa n'abo bantu? Oya kubera yuko umurimo w'Imana ntugurwa, igitangaza ntikigurwa. Akenshi uzasanga bene abo bantu baca abantu amafaranga, uzasanga nta n'Imana ibarimo. Hari igihe abantu bamwe bajya bavuga bati se ko yanciye amafaranga akansengera bigakunda. Oya, afite ibindi yakoresheje. Ntabwo Imana yishyuza ibitangaza, uretse n'ibitangaza n'agakiza ntiyakakwishyuza. Bene data ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibe igitambo kizima gishimwa n'Imana, mukorere Imana ntacyo murebyeho, mutange imibiri yanyu ku bwa Kristo Yesu, mwibabaze kubw'ubwoko bw'Imana, musengere benshi ntacyo mubaciye, muhanurire benshi ntacyo mubaciye. Umubiri nyine ubabare ubigenderemo, ariko uba igitambo kizima gishimwa n'Imana. Ariko ubu aho kuyigira igitambo kizima baririrwa bayinjizamo imyanda. Ni gute se umuntu aguhamagaye ngo nsengera ndarwaye, umuciye amafaranga, harya nuko kwa muganga bitananiranye? Kwa muganga byanze ahita kuvuga ati dupatane ku kibazo cyawe, ugomba gutanga aya ngaya, ngomba kugusengera umaze gutanga aya ngaya. Kandi hari ababikora, abo babikora babagira izihe nama? Hari abantu babikora benshi, ariko reka mbabwire ko bazapfa kandi bagapfa urupfu rubi, ndetse nta nubwo bazapfa urupfu rurenze urwo bapfuye, kandi bizeye umuhanuzi nyine iby'umuhanuzi yababwiye. Naringize ngo bariya bakwa amafaranga mu gihe cyose batari bamenye ukuri baracyari mu bubata, ariko niba bamenye ukuri kuzababatura. Reka mbabwire iki kintu, nimba byarakubayeho ntabwo uciriweho iteka, igisitaza ntikibura kuza, ahubwo ukizana niwe ubona ishyano. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko igitangaza cy'Imana ntikigurwa, kandi Imana igutabara ari uko isaha yageze. Ikigusaba wowe ni ukuba mu mwanya mwiza. Nimba usenganye n'umuntu rimwe, ugasengana n'umuntu kabiri, ntakubwira ibyo kwanga icyaha n'igisa nacyo, kura mu nzira. Ntabwo ngo ari umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana yerekana itandukaniro, akavuga ati iyo ukoze ibyaha bikubera iki? Bikakohereza hana. Iyo ukiranutse, gukiranuka bikubera iki? Bikakohereza hana. Abagomba kuba azi gutandukanya icyaha no gukiranuka, sibyo? Akabazi kuba umupagane no gukiranuka, ibyo ndakabigutandukaniriza. Ariko gutazakubwira ibitangaza kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nawe nta n'ibyo ubona, gakandi uracyari kumwe nawe, uramwikurura wose ushaka iki? Kubahiriza amategeko y'Imana. Inyigisho nyinshi z'ubuyobe zimaze kugwira, ndetse zigeze no ku bana batoya. Nicyo kintu kitubabaza. Aho umwana bamubwira ngo ngwino mu rusengero wambare mini cyangwa akora ukore darama mu rusengero, akaza gukora darama mu rusengero, kandi ari umwana wagakwiye kurereshwa amata y'umwuka, akarereshwa Bibiliya. Ukaba uri kumubwira ngo mwana iga Zaburi yose uyifate mu mutwe uyimenye. Umwana akaba azi Zaburi ya mbere, Zaburi ya kabiri, Zaburi y'ijana, zose akaba azizi mu mutwe akazimanuka. Ariko wowe uramuzana mu rusengero ukamujyana hariya ngo najye gukora darama mu rusengero, azakura azi ko mu rusengero bajya gukoreramo darama. Toza umwana inzira y'agakiza, toza umwana inzira nziza bari azakuriramo, azarinda afatararekura Yesu Kristo. Ibyo rero turi kubatoza uyu munsi, navuga ngo zimwe mu nyigisho ni uburozi bukomeye cyane buri gutuma abantu bakura batazi inzira y'agakiza iyo ari nk'impumyi, ari nk'impumyi rwose.
none mukozi w'Imana wagira abantu nama ki kubona abantu benshi urabona ko abantu benshi nyine nimba nkwizeye nk'umukozi w'Imana cyambere cyo ntago ngemba nerekwa cyangwa mpanura bivuge ngo agutwara nyine uko yumva bishatse kubwira ngo Imana iravuze ese nyine urumva abantu benshi bafite ibikomere batewe n'abantu utagira ngo ibi bintu impamvu mbikubajije urakandagira ahantu ugasanga umuntu imbere y'Imana tuzi ko twahabohokeraga tuzi ko twaharuhukiraga tuzi ko twahahanagurirwaga amarira ariko turahura n'abantu tugasanga abantu bafite ibikomere batewe n'abahanuzi batewe n'abapasiteri ugasanga umupasiteri umuntu arakubwira ati uriya pasiteri ngiye rwose yaransambanyije byararangiye urumva ati nagiye ngiye gusenga aransambanya ugasanga afite igikomere gikomeye ugasanga umubyeyi arakubwira ati uriya mupasiteri niwe wansenyeye urugo yambwiye ko umugabo atari uwanjye ugasanga umugabo bamubwiye ko umugore atari uwe ugasanga bafite ibikomere byinshi ndetse bakagira n'irindi pfunwe ryo kuvuga ngo ntago twebwe ni hehe se twasengera ugasanga umuntu nyine gusenga arabiretse gusenga arabihagaritse kubera ibikomere yagiye aterwa n'abo bantu kubera ibikomere yagiye ahura nabyo wabagira izihe nama reka mbabwire ko umwana w'umuntu yagutera igikomere ariko Yesu yakomora igikomere amen umwana w'umuntu yakubeshya ariko Yesu yakubwiza ukuri umwana w'umuntu yaguharara ariko Yesu ntiyaguharara umwana w'umuntu yagira ibyo akwima ariko Yesu ntiyabikwima kandi nongere nkwibutse ko umwana w'umuntu yaguhereza nanone byose akaguha bibi n'ibyiza ariko ntiyaguha ubugingo wikwita ku baguciye intege wikwita ku baguhanuriye ibinyoma wikwita ku bakubeshye izera Imana nubwo wabaye muri ibyo bihe nabyo ukwiye kubikuramo isomo warangiza uyu munsi wa none ukizera Imana kandi iyo Mana nuyizera izakubera ibyiringiro nk'uko yabibereye umugaragu wayo Aburahamu kuba rero ibyo byarabaye ntibiguce intege Imana yo ntiyahindutse garukira Imana nayo irakugarukira amen wagakwiye kuba nimba warabeshywe n'abahanuzi uyu munsi wa none usenga usaba Imana kugira ngo nibuze nawe ujye ubona cwe agakiza tugahabwa ku buntu impano z'Imana tuzihabwa ku buntu nimba warabaye mu kajugane k'abahanuzi bakakuyobya bakakujyana hirya no hino uyu munsi reka nkubwire ngo senga Imana nawe guhereza impano irazifite zijyanye n'ubuhanuzi zize ziyongere kuzo wari usanga ntucike intege rero ejo buzacya bucyana yandi imbere y'Imana byose birashoboka koko twemere ko nta bahanuzi bagihari cyangwa nta bakozi b'Imana bagihari abahanuzi barahari abakozi b'Imana barahari bazabaho bazagumaho kugeza isi irangiye ntabwo Imana igitsindwa erega bose bashirira bapfira gushira ntabwo bishoboka ahubwo abishyira imbere nk'akaguru kambaye ubusa ubo ni benshi bashaka no kuga ariko ubundi ntabwo mwitegereza ngo murebe nimba uyu munsi dufite abahanuzi bashaka kugutsindagiramo ibintu ngo byumve ku mbaraga ntabwo ibona ko ari abapirata ari ababayari umuhanuzi w'Imana niyo arekuye ijambo Imana ikimucishijemo arakirekura ubundi agategereza igihe kizasohorera niyo gisohoye ntaza kukiyemeraho ngavuge ngo ninjye wahanuye biriya naherekera mbabwira nimba umuhanuzi ari kuza avuga ngo ninjye wahanuye ibimpanura ibimpanira ibi ni mu nyemere ubusa bensha inzira aho yabagejeje ntimuhazi twarabivuze kuva mbere umuhanuzi wiyamamaza ushaka kugira ngo abantu bamwemere ku mbaraga ntabwo ari we si umuhanuzi umuhanuzi arahanura icyo yahanuye nicyo cyemeza abantu kandi na Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye bigize gute bisohoye igihe bitarasohora ntabwo aba yarakaba umuhanuzi abahanuzi rero barahari Imana dufashe Imana tugirire neza ndagira ngo murabyumvise rero mujye muri comment mutubwire kuko birakaze
birakaze ariko haracyariho ngo abahanuzi, haracyariho n'abakozi b'Imana, nta mpamvu yo gucika intege. Mukozi w'Imana, reka tugushimire. Reka nanjye mbashimire, mbifurize kugubwa neza, mwanga icyaha n'igisa nacyo, mutunga umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Amen. Kandi niba udukurikiye ubabaye pe, reka nkubwire ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Amen. Reka masabe kugira ngo mwe mutari mwakora subscribe, mukore subscribe. Yesu abaho umugisha. Shalom.